بسم الله الرحمن الرحيم. دعوني أبين معنى معيني وما سوف تجري عليه سفيني تجسد معنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلقنا وجعلنا من المسلمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. bavandimwe, nyuma yo gushimira Allah subhanahu wa ta'ala, Allah we watuyoboye inzira y'Ubuislamu, ndahamya ko nta yindi Imana ikwiye gusengwa mu kuri uretse Imana imwe rukumbi Allah subhanahu wa ta'ala, nkanahamya ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari intumwa y'Imana ndetse akaba ari nawe wasozereje intumwa n'abahanuzi. Amahoro n'ibigisha bya Allah nibimusakareho n'abasangirangendo be ndetse n'abo mu rugo rwe ndetse n'abazakomeza gukurikira intambwe intumwa y'Imana yateye ndetse n'abasangirangendo be kuzageza ku munsi w'imperuka, dusaba yuko Allah subhanahu wa ta'ala yadushiye muri abo ngabo. Allahumma amin. Bavandimwe rero, tugarutse muri iki kiganiro cyacu mwari musanzwe mumenyereye cya Freemason. Iki kiganiro nk'uko twakomeje kubibabwira nta kindi kiba kigamije, icyo kigamije ni ukugira ngo twibukiranye ndetse tunategura imwe mu mitego ya Iblis, kubera yuko Allah subhanahu wa ta'ala muri suratu Yasin Allah aratubwira ati inna shaytan kana lakum aduwwun mubin, mu by'ukuri shaytani ni umwanzi wanyu ugaragara. Allah akongera akatubwira ati mu by'ukuri Iblis ni umwanzi wanyu, muramenye namwe muzamwirinde kandi mugire umwanzi wanyu. Bavandimwe Islamu, nk'uko twagiye tubireba muri episodes zigiye zitandukanye cyangwa se mu mavideo atandukanye yagiye atandukanye, twabonye imwe mu mitego ya Iblis, yuko Iblis al-la'in cyangwa se uyu Iblis wavumwe afite imipango myinshi kuri bene Adamu cyangwa se ku kiremwa muntu. Ndetse bavandimwe, intego ye nta yindi ni kugira ngo twese tuzajyane nawe mu muriro wa Jahannama, Allah subhanahu wa ta'ala awuturinde. Ariko bavandimwe, tubona imwe mu nzira Iblis abinyuzamo. Twabonye mu nzira imwe ihambaye cyane, inzira Iblis yafatiyemo abantu benshi, inzira yo kubakundisha indirimbo ndetse n'imiziki. Ubwo twagiye mubibereba, bamwe mu bahanzi bagiye babyivugira yuko bakora Iblis, bakanamusenga ku mugaragaro. Abandi bakavuga yuko Iblis ari imana yabo, abandi bakagenda bavuga yuko bagurishije ubuzima bwabo kwa Iblis kugira ngo abahe kumenyekana, gukundwa ndetse no gukira. Ariko nabo bakayobya imbaga nyamwinshi y'abantu ndetse bakanagerageza kujyana abantu benshi mu muriro wa Jahannama. Allah subhanahu wa ta'ala awuturinde. Uyu munsi rero tukaba twarabasezeranyije yuko turibuze kurebera indi nzira cyangwa se undi mutego mubi cyane Iblis al-la'in yategeyemo abantu, ikiremwa muntu, afatira abantu benshi ndetse bikazanamworohera ko bazamuherekeza mu Jahannama, kubera yuko Allah yavuze yuko uwo ari we wese uzakurikira Iblis mu bantu, Allah subhanahu wa ta'ala azarundanya Iblis n'abantu bamukurikiye bose, azabarundanya mu Jahannama. Bityo bavana Islam, uyu munsi tukaba tugiye kwibukiranya kuri Freemasons in football. Amwe mu makipe y'amaguru mwebwe Abayisilamu mukunda mukanayafana, mutazi yuko mu by'ukuri ari amakipe ya Iblis, amakipe ya shaytani, mukaba mutazi yuko arizo nzira Iblis al-la'in ari imwe mu mitego yabategeyemo kugira ngo muzajyane nabo mu Jahannama. Kwanza bavana Islam, mbere ko tujya mu makipe ya Iblis ndetse n'abamwe tunabereka bamwe mu bakinyi bari gusenga Iblis, nk'uko twagiye tubireba mu bahanzi. Hari abahanzi mwagiye mwirebera barimo gusenga Iblis, bimwe mu bimenyetso twagiye tubibereka abantu bakora batazi yuko ari ibimenyetso byo kugaragira Iblis. Bityo rero muri aba bakinyi b'ibyamamare mukunda mufana ndetse murakunda cyane, muraza kureba bamwe mu bakinyi banyu mukunda barimo gusenga Iblis cyangwa se bagaragira Iblis ku mugaragaro. Bisobanuye yuko aba bose ubuhanga bafite babukesha Iblis shaytani wavumwe, ndetse n'ayo makipe tugiye kuganiraho hano n'andi tutari buvugeho bavandimwe, ayo yose n'amakipe ya Iblis. Nimba hari ikipe nimwe muri izi ngizi turi buvuge ufana mu Islam, inama nakugira wowe mu Islam ndetse n'utari mu Islam, inama nabagira nuko mwareka izi kipe, kubera yuko iyi ni nimwe mu mitego ya Iblis. Allah subhanahu wa ta'ala aturinde kuba muri abo ngabo bazayobya bakagwa mu mitego ya shaytani wavumwe.
ngero bavana Islam mbere ya byose turabanza tuvuge yuko umupira w'amaguru football, this is a football, the devil game. Football ni umukino wa ibilisi, kubera yuko mbere ya byose turabanza tuvuge impamvu ni ukubera yuko kwanza iyo umupira w'amaguru ikigaragaza ko ari umukino wa ibilisi ni ibintu bigeze kuri bine. Icyambere nkuko mubizi, icyambere kwanza ntago umupira w'amaguru ushobora gutangira hatabanje kuvuzwa ifirimbi. Ifirimbi ese ni iki? Ifirimbi baratubwira ati is the devil masonic sign, ikimenyetso cya ibilisi. Ndetse bavandimwe nimba mwibuka neza muri qiso y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umunsi umwe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yari kumwe n'abasangirangendo be bambuka mu ishyamba. Muri iryo shyamba harimo umushumba w'ihene, arangije aravugiriza, intumwa y'Imana irangije yiziba amatwi. Maze kuziba amatwi abaswaba nabo kubera ko bakunda kumwigana nabo bahita basiba amatwi yabo barakomeza. Amaze kurenga ishyamba, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abaswabe baramubaza ati se intumwa y'Imana ko twumvishije ko twakubonye uziba amatwi byagenze bite? Intumwa y'Imana irangije avuga ati numvishije ijwi rya ibilisi. Baraje avuga ati ya Rasulullah twebwe ko ntacyo twumvishije. Intumwa y'Imana iravuga iti wa muntu wavugirije mu by'ukuri ifirimbi cyangwa se ukuvugiriza ni ijwi rya shaytani. Bavandimwe rero murabizi yuko ntabwo umupira ushobora kuba watangira hatabanje kuvuzwa ifirimbi, bisobanuye yuko umupira w'amaguru ntabwo ushobora gutangira hatabanje kuvuzwa ijwi rya ibilisi. Icya kabiri bavandimwe Islam, uko mubizi umupira w'amaguru nta kintu kimwe gishobora gutangira bavandimwe. Umupira w'amaguru murabizi ku mpande haba harimo kwamamazwa ibintu bigiye bitandukanye, ibintu bikunda kwamamazwa hariya. Urugero ushobora kuzumva ushobora kuzareba igikombe cya UEFA Champions League, uzumva ati brought to you by Heineken. Iki gikombe cyabazaniwe umuterankunga mukuru ni Heineken. Heineken ni iki? Ni inzoga. Inzoga ni iki bavandimwe? Inzoga ni haramu kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala yagize haramu. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itwereka yuko inzoga ari haramu zitemewe mu idini ya Islam. Icya gatatu bavandimwe Islam nuko umupira w'amaguru iyo ugiye gutangira ahantu umupira w'amaguru uri gukinirwa, abafana aho baba bari hose haba hivanzemo abagabo n'abagore. Icyo bavandimwe nacyo akaba ari kigaragaza yuko mu Islamu ukwivanga kw'abagabo n'abagore ni haramu. Ndetse n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabitubujije kubera yuko ntabwo byemewe bavandimwe Islamu ko abagabo bakwivanga bakwicara mu cyicaro bivanze n'abagore. Ariko mu by'ukuri umupira w'amaguru murabizi yuko abadamu bicara n'abagabo. Iki bavandimwe Islamu kikaba kigaragaza yuko umupira w'amaguru ari haramu. Icyanyuma twavuga nuko mu kibuga cy'umupira w'amaguru hagati murabizi yuko haba harimo uruziga. Baratubwira bati a cycle with a dot is the great devil sign. Uruziga rufite akadomo hagati ni ikimenyetso cya ibilisi. Bityo bavandimwe Islam ibi byose birahagije kuba twabona yuko uyu mupira w'amaguru ni devil game, ni umupira watangijwe na ibilisi. Ngera bavandimwe Islam tudatinze reka dutangire ku ikipe ya mbere, ikipe abantu benshi bakunda cyane, ikipe abantu benshi bafana cyane batazi yuko ari ikipe ibilisi. Ndetse bavandimwe ndaza kubaha ushahidi cyangwa se gihamya igaragaza ko ikipe ari ikipe ibilisi. Ikipe ya mbere yitwa Real Madrid. Iyi Real Madrid kwaza bavandimwe Islam, iri jambo Real Madrid ntabwo ari ijambo ry'icyongereza ahubwo ni ijambo ry'icyarabu, kubera yuko mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na makumyabiri mu kwezi kwa 11 urusengero rwa ibilisi rwari rufite ingabo ebyiri, ingabo z'ubwoko bubiri. Izo ngabo zitwaga the Roman Catholic Army. Izi ari ingabo z'urusengero cyangwa se za Kiliziya Katolika. Ndetse bavandimwe Islam Kiliziya Katolika ndabivuga ku mugaragaro ni idini rya ibilisi. Ubyanga cyangwa se abyemere nazana kubereka ushahidi cyangwa se gihamya yabyo. Ngiye kubereka papa ari gutera the devil salute, ndetse yerekana n'amaboko abiri yerekana the devil salute, atera salute asuhuza cyangwa se agaragira ibilisi ku mugaragaro nkuko mujya kureba iyo foto. Cyangwa se agaragira ibilisi aca bugufi imbere ya ibilisi. Ngabo banzu urebe iyo foto urebe uburyo uyu mugabo arimo devil worshipper w'imbaraga cyane, numwe mu bantu basenga
usenga ibilisi mu rwego kuri iyo foto ni Papa Benedict arimo kwerekana the devil salute, ayerekana icyubahiro cye kwa ibilisi, ndetse mubonye yuko afite igitambaro umwitero cyangwa se igitambaro cy'umutuku. Uwo mutuku ntabwo ari kwifotoza abavandimwe, ahubwo ufite ubusobanuro bw'iryo bara ry'umutuku, kubera yuko umutuku bavandimwe abayahudi barabizi neza ubusobanuro cyangwa se hadithi z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intumwa y'Imana yatubwiye ati Masih Dajjal ukuza kwe azakirwa n'abayahudi 72,000, ndetse bazaba bambaye ingofero z'umutuku arizo uyu nguyu Papa Benedict arimo kwamamaza kuza kwa Masih Dajjal. Ndetse bavandimwe n'ikimenyimenyi muri iyi si hari ikundi ry'abantu ritegura Masih Dajjal mu buryo buhambaye cyane, kubera yuko uzasanga kenshi abaperezida aho bagiye hose nta perezida n'umwe ushobora kugenda ngo atambuke kuri carpet cyangwa se kuri tapi iyo ari yose itari umutuku. Bavandimwe ibara ry'umutuku rero rifite abantu baritegura bazi neza yuko ari ikimenyetso kizaranga uyu Masih Dajjal cyangwa se uyu mugabo witwa Masih Dajjal uzaza yita ko ari Imana, azaza azanye fitna ibigeragezo bikomeye cyane. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze yuko kuva isi yatangira kugeza isi izarangirira nta kigeragezo na kimwe kirabaho, nta n'ikizabaho nyicyo Masih Dajjal. Ariko abangaba bakavuga yuko mu by'ukuri Masih Dajjal naza bazaba bafite ibyishimo ndetse n'umunezero batigeze bagira kuva isi yabaho. Bavandimwe, nyuma yo gukora iki the Catholic Church cyangwa se the Catholic Army, the Roman Catholic Church bakoze nanone ikindi gikundi cy'ingabo cya kabiri cyitwa the Army, the Young Turks Army. Iki ni igisirikare cya Israel cyangwa se cya Israeli. Iki bavandimwe bafatanyije hamwe ndetse barwanya Islamu yari iyobowe na Ottoman cyangwa se Ottoman Empire. Ndetse bavandimwe muri Spain 1920 mu kwezi kwa 11 abayisilamu 50,000 bose barishwe bicwa ni na the Catholic Army ndetse na the Young Turks ya Israel. Bitera van Islam uko niko Ottoman Empire yaje gusenywa, ndetse umusigiti uhambaye cyane mu Burayi, uyu musigiti wari mu mujyi wa Madrid muri Spain cyangwa se muri Espagne. Uyu musigiti bavandimwe wari ufite amadirishya 165 ndetse ukagira inzugi 92. Ariko bavandimwe Islam nyuma yo gukora ibyo ngibyo umusigiti wahise uhindurwa inzu ndangamurage ya Spain cyangwa se Espagne. Hanyuma ahantu imamu yahagararaga arimo gutanga khutuba bashize amasanamu y'ingagi, ndetse ahantu abayisilamu bagiye batawariza bavandimwe abantu bagiye barahuzuza amasanamu, abashira amasanamu musigiti wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo bavandimwe Islam ibyo ngibyo bibaye gutyo uko intambara yakomeza kugenda iri kurwanwa, hari abasore bari biyemeje kuba barwanira Islam bakarinda icyubahiro cy'idini ya Islamu ndetse bakarinda n'icyubahiro cya Qur'ani. Abo basore bavandimwe Islam mu cyarabu nibo bitwaga Rijalun Madrid, cyangwa se ni abasore bari biyemeje n'abagabo bari bishize hamwe bashaka kurinda icyubahiro ndetse n'ubusugire bw'igitabo cya Qur'ani, igitabo cya Qur'ani cya Allah subhanahu wa ta'ala. Babitaga mu cyarabu Rijalun, abasore Madrid, cyangwa se abasore bo mu mujyi wa Madrid bari biyemeje kuba barinda icyubahiro cya Qur'an ndetse n'idini ya Islam. Bavandimwe Islam ariko ntabwo byaje kubagendekera neza, uretse yuko baje kurushwa imbaraga ndetse n'abo bahakanyi bari bishize hamwe baza kwicwa, Ubuislamu buza kwangirika cyangwa se baje kurwanwa n'aya matsinda abiri. Ndetse umuhakanyi ukomeye cyane awari uyoboye aya matsinda yose ni umuhakanyi ukomeye cyane usenga ibilisi mu rwego rwo hejuru. Iyi nguyu yitwaga King Alfonso Layo Fernando. Uyu King Alfonso Layo Fernando uyu nguyu niyo mpamvu muzajya mubona no mu bakinyi ba Spain harimo amazina ajya gusa na uyu nguyu. Uzasanga harimo Alfonso Torres, Fernando Torres bavandimwe, ayemo amazina Fernando. Yose ni amazina agaragaza yuko ni amazina ashamikiye ku mazina y'abahakanyi bose bari mu gihugu cya Spain. Bityo bavandimwe Islam nyuma y'imyaka 25 uyu muhakanyi witwa Alfonso Layo Fernando yaje gufungura company y'ubujura, company ikora ubucuruzi bwa haramu Allah subhanahu wa ta'ala yabujije,
ndetse anaza gufungura company ihambaye cyane muri Spain. Iyo company bavandimwe yari company y'ubujura. Iyo company bavandimwe yari ifite abayoboke benshi, ndetse bavandimwe iyo company ikunda no kwamamazwa ku mashati yose ya Real Madrid. Ntabwo ushobora kwambara ishati ya Real Madrid itariho ikimenyetso cya Real Madrid. Akenshi bavandimwe uzabona ku ishati ya Real Madrid hariho inyuguti enye zandikwa ngo BWIN cyangwa se win.com. nkuko mubona kuri aya mashati win.com cyangwa se win.com magambo arambuye ni bet and win. Bet and win bavandimwe ayangaya automatically ni poker company cyangwa se ni company cyangwa se ni ubujura bavandimwe Islam. Allah subhanahu wa ta'ala ndetse uyu nguyu yatangije umukino abizi neza yuko ari umukino wa Ibilisi. Reka atangize umukino avuga ko ari umukino wa Ibilisi. Allah subhanahu wa ta'ala muri suratul Maida Allah atubwira ati innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah atubwira ati mu byukuri ubusinzi n'urusimbi ndetse no kugaragara bitari Allah subhanahu wa ta'ala byose biri mu mirimo ya Ibilisi. Mubyirinde kugira ngo muzakiranuke ku munsi w'urukana Allah subhanahu wa ta'ala. Bikira bavana Islam, umuislamu wari wese n'utari umuislamu, igihe wambaye ishati ya Real Madrid automatically umenye yuko uzaba urimo kwamamaza urusimbi, uzaba urimo kwamamaza ubucuruzi bwa haramu Allah subhanahu wa ta'ala yabujije. Ndetse bavandimwe uzabona icyaha kugeza kuva wambaye umwambaro kugeza ukuyemo. Ndetse bavandimwe aba ba Freemason iyo bakubonye wambaye ishati ya Real Madrid ukatambuka mu muhanda baraguseka, baravuga bati umujinga wacu arimo kutwamamaza atabizi. Ndetse bavandimwe Islam si nibyo gusa, kubera ko umuntu iyo yambaye ishati ya Real Madrid automatically uba wambaye ibimenyetso bya Ibilisi utabizi utiyizi. bavandimwe Islam gute rero? Ni kubera yuko urimo ufata ishati ya Real Madrid cyangwa se logo ya Real Madrid uzasanga hariho ibimenyetso bya Ibilisi bigaragara, ndetse bakanabigushyira ku magaragaro, ariko Umuislamu ntabwo ushobora kubibona utabanje kubyitegereza neza, cyangwa se Allah subhanahu wa ta'ala aguha amaso yo kubireba. Witegereza neza logo ya Real Madrid uzasanga harimo crown, ikamba. Iri kamba bavandimwe ni ikamba ry'umwami twabonye witwa Alfonso Leo Fernando wishe abavandimwe bacu b'Abayisilamu, wishe abavandimwe b'Abayisilamu. uzaba urimo kumwamamaza, urimo kugera mwamamaza uyo Alfonso Leo Fernando umuhakanyi wishe abavandimwe bacu. Icyaka rero bavandimwe uzabona hejuru ya crown hariho agasaraba. Hariho agasaraba gato nkuko muza kubibona aho ngaho. Uyu musaraba bavandimwe ni iki? Umusaraba ndetse ni the great devil masonic sign, nicyo kimenyetso gikuru gihambaye cya Ibilisi. Kubera ko bavandimwe muri suratul Araf murongo wa 16 Allah subhanahu wa ta'ala tugereka yuko ubwo Allah yavumye Ibilisi yabanje gusezeranya Allah mbere ko aza muri isi, aramubwira ati ya Rabbi, kubera ko umvumye aba bantu nzabayobya, nzaturuka imbere yabo, baturuka inyuma, baturuka iburyo ndetse n'ibumoso bwabo. Ndetse bavandimwe ibyo nibigaragaza yuko umusaraba ari ikimenyetso cya Ibilisi, kubera yuko umuntu akubwira ati ndaguturuka imbere, nguturuka inyuma, nguturuka iburyo n'ibumoso, automatically bayiki imisaraba. Kubera yuko bavandimwe imisaraba kuva na kera hari cross. Imisaraba nkuko tujya tubona mu mafilme abavuga ni filme za Yesu, umusaraba wari umusaraba w'igiti gusa, ndetse uwahambweho ntabwo ari Yesu, uwo nguwo ni umuhakanyi witwa Antonio Green, no Mwongereza. Ariko bavandimwe kuva mu gihugu kimwe mu cyumba 1920 gusubiza inyuma imisaraba yariho yari igiti gihagaze gusa. Ariko imisaraba ya cross yavuye he? Niyo mpamvu uzasanga ku misaraba bavandimwe handitseho ngo made in China, made in Italia. Yose ni imisaraba yakozwe n'abantu Freemason bavandimwe bagaragaza ikimenyetso cya Ibilisi. Abantu bayobye batazi yuko ikimenyetso cy'umusaraba ikimenyetso cya Ibilisi wavumwe. Bityo rero bavandimwe Islam icyo kimenyetso cya kabiri. Ikimenyetso cya gatatu bavandimwe Islam noneho ni amagambo yanditse kuri logo ya Real Madrid. Hariho amagambo afite inyuguti eshatu ariyo FMC. FMC bavandimwe nta kindi bisobanuye ni Freemasons Club. Automatically Islam ni mfana Real Madrid, wa utari
w'Islam niba ufana Real Madrid utegura inzira kujyana mu muriro bitari ibyo ngibyo bavandimwe Islam urekera aho ngaho kubera yuko umupira w'amaguru iyo ikipe ya Real Madrid ni ikipe ya Ibilisi ndetse tubaze kubona ibimenyetso bigaragaza yuko iyi kipe ari ikipe ya Ibilisi. Reka tujye ku ikipe ya kabiri, ni ikipe yitwa Arsenal. Nayo ni ikipe ya Ibilisi ihambaye cyane ndetse nimba uyifana mu Islam inama nakugira nuko warekera aho ngaho cyangwa se kwitegura inzi kuganisha mu muriro wa Jahannama. Abantu benshi dufana tutazi yuko turimo gufana amakipe ya Ibilisi bavandimwe, turi mu nzira z'ubuyobe. Maze bavana Islam, iyi kipe yatangijwe n'abantu babiri. Uyu wa mbere yitwa Peter Hillwood. Peter Hillwood afatanyije n'umwamikazi nyakwigendera w'umwamikazi witwaga Queen Elizabeth. Uyu Queen Elizabeth batangije ikipe yitwa kwanza Islam. Iyi kipe ntabwo yitwa Arsenal, nta kipe muri isi yitwa Arsenal ibaho, ahubwo ikipe yitwa The Gunners. Iyi The Gunners bavandimwe, kwanza Arsenal ni ahantu nkuko bavuga ati Manchester ni umujyi, Arsenal nawo ni umujyi, ariko The Gunners bavandimwe ni company, ni uruganda rukora intwaro. Gun ni intwaro, abangaba akazi kabo ni gukora intwaro, hanyuma bavandimwe mu gukora intwaro zabo bakazijyana. Ndetse ikipe ya Arsenal cyangwa se ya Gunners amafaranga ayivamo cyangwa se amafaranga ava muri ikipe bavandimwe 45%, 45% aya mafaranga ava muri ikipe ya Arsenal ajya gufasha the Israel military, igisirikare cya Israel, kugira ngo bakomeze kwica abayisilamu cyangwa se abavandimwe bacu abayisilamu muri Palestina. Abantu mukunda kubona Palestina abayisilamu bicwa byose, mumenye ko inkunga yayo na handi turuka usibye ko ituruka muri Arsenal. Mwege mukunda amakipe yabo, mwambara amashati yabo muri kwamamaza, mutazi ko muri gutera inkunga ndetse no gufasha abahakanye kugira ngo bakomeze bice abavandimwe banyu abayisilamu bari mu gihugu cya Palestina. Bikera abavandimwe Islam, umuyisilamu wari wese ukunda Arsenal cyangwa se ufana ikipe ya Arsenal, uyu nguyu yamenye yuko afana ikipe ya Ibilisi, uzaba uri kujya mu Jahannama. Bitari ibyo ngibyo urekera aho ngo bavana Islam, kubera yuko gihe cyo ngamije hano nta kindi. Ndabiza abantu kubera gukunda umupira dushobora no kurwana, umuntu ashobora guhura n'umuntu akaba yanambwira nabiterera n'amakipe, ariko bavandimwe tugire subira. Niba kubwira icyo utazi no kumve ko icyo utabaho cyangwa se icyo bari kubwira atari cyo, ahubwo banze urebe ingaruka z'ikintu urimo nimba nta ngaruka zigufitiye. Bikere bavana Islam, tugiye ku kipe ya gatatu, ni ikipe yitwa Manchester. Iyi ni ikipe nayo ifite abafana benshi ndetse bakagura n'amashati yayo ku bwinshi. Bavana Islam, iyi ni ikipe bavandimwe kwanza ifite izina ryitwa kuri ikipe yitwa The Red Devils. Red Devils nko mubizi mu Cyongereza ni amashitani atukura. Ni amashitani atukura kubera yuko Ibilisi ubwe afite ibara ry'umutuku, asa umutuku, ndetse bavandimwe yanamwe amaraso menshi y'abemeramana, azanakomeza kuyanywa kugeza isi zarangira. Bityo bavana Islam, iyi kipe kwanza nko mubibona ku ishati yayo igitangira bavandimwe yari ifite umuterankunga wayo yitwa AIG. AIG ni iki bavana Islam? AIG ni America Insurance Group. Iyi nayo bavandimwe akaba ari umukino w'urusimbi. Twabonye yuko Allah subhanahu wa ta'ala yagize haram, ndetse iyi kipe ya Manchester United nayo yamamaza urusimbi, kandi Allah subhanahu wa ta'ala yabigize haram. Bavana Islam, uyu kipe ya Manchester United nkuko mubizi yari ifite umutoza witwa Sir Alex Ferguson. Uyu nguyu nkuko mubizi yagacishijeho, yamamaje iyi kipe ageza mu rwego rwo hejuru. Ariko bavana Islam, iyi ni ikipe icyo mutari muzi nuko iyi kipe bavandimwe mbere yuko bajya gukina umukino kwanza bajyaga ku marimbi, barangiza bakajya gukora imihango ya kishaitani, barangiza bakajyana amajezi yabo bakayajyana ku marimbi kumva z'abantu, barangiza bakabaga amapusi, bakabaga imbwa, barangiza bavandimwe amajezi yabo yamara kurara ku marimbi bakayajyana mu rwambariro, bafite icyizere yuko aribwo babuze gutsinda umupira cyangwa se babuze gutsinda umukino wabo. Bityo bavana Islam,
iyi nayo ni ikipe ya ibilisi, kubera ko tumaze kubona yuko ikipe yitwa the Red Devils ni amashitani atukura. Nimba ufana amashitani atukura, basi abayisilamu ubanze wishakira inzira ikuganisha mu muriro wa jahannama, bitari ibyo ngibyo bavandimwe, urekeraho ngo kubera yuko iyi nayo ni ikipe ya ibilisi. Ikipe dukwiye gukurikizaho ni ikipe yitwa Chelsea. Chelsea bavandimwe, mu magambo make ijambo Chelsea kwanza bisobanuye inzoga. Inzoga ugiye muri supermarket zikomeye cyane ukabaza ngo ndashaka inzoga yitwa Chelsea. Chelsea ni inzoga bavandimwe. Hanyuma yibaze wo Muislamu ujye uzambara ishati jezi ya Chelsea ukajya mu musigiti, wibaze nimba iswala yawe izakirwa. Nimba wayambaye utabizi, Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo azabiguhora, ahubwo uhereye umunsi nuramukubonye jezi ya Chelsea ukayambara, uzamenye neza yuko mu by'ukuri jezi ya Chelsea ni inzoga, uzaba urimo kwamamaza inzoga, ndetse Allah subhanahu wa ta'ala azanabikubaza. Si n'ibyo gusa, nkuko mujye kureba kuri logo ya Chelsea hari inyamaswa muri kuhabona. Inyamaswa bavandimwe Islam hano kuri isi ndetse no mu mazi ntabwo ushobora kubona inyamaswa ifite amaguru ngendesha amaguru gutyo bavana Islam, ahubwo ibyo ni jini. Kubera yuko ikipe ya Chelsea bayita the Blues nko mu byumva harimo ibara ry'ubururu, ariko bavana Islam mushobora kwibaza ese the Blues bisobanuye iki? Ese mu bantu mwize mwese murabizi yuko amabara atajya mu bwinshi, iyi bara uko yaba bimeze kose ntabwo rijya mu bwinshi. Ngo nimba ari umweru myinshi ngo tuvuge ngo ni whites, cyangwa se nimba ari umutuku cyangwa tuvuge ngo the reds, ntabwo bishoboka, ahubwo ibara igumari ryarindi ntabwo rijya mu bwinshi. Bikere bavana Islam mushobora kwibaza ni kubera iki iyi jambo ikipe yitwa the Blues. Ese the Blues bisobanuye iki? The Blues bavana Islam bisobanuye the blue satans, na mashitani y'ubururu. Bityo bavana muramukufanye nukomeza gufana ikipe ya Chelsea, uzamenye kuzabura gufana amayibilisi y'ibara ry'ubururu. Bityo bavana Islam ayose n'amakipe ya ibilisi, ndetse Allah subhanahu wa ta'ala ibilisi yagerageje kuba yahamagara abantu kugira ngo abantu bose bagire gute bamuyoboke, ndetse banakurikire inzira ze, ndetse anabakusanyize mu nzira zigiye zitandukanye azabaganishe mu jahannama bitamugoye. Bavana Islam, iyi ni ikipe twavuga ni ikipe ya Liverpool. Liverpool nayo bavana Islam ni ikipe ya ibilisi, kubera yuko nuraba Liverpool uzasanga kuri logo yayo hari cross, harimo imisaraba ibiri. Iyo misaraba tukabonye yuko ni the Great Devil Masonic sign, ni ikimenyetso gikomeye cyane gihambaye cyane cya ibilisi. Bikere bavana Islam turekeye aho ngaho tukaza kureba bamwe mu bakinyi barimo gusenga ibilisi, bagaragiye ibilisi bavana Islam. Turaza gusanga kuva kera hari abakinyi bagiye batandukanye, nk'uyu mukinyi witwa Robin van Persie. Uyu Robin van Persie bavandimwe nawe yabaga atsinze igitego celebration ye ukwerekana amahembe abiri ya ibilisi, the devil salute. Ntabwo rero gusa, ahubwo hari n'undi mukinyi witwa John Terry. Uyu John Terry nawe yakinye ikipe ya Chelsea. Uyu nguyu nawe yabaga atsinze igitego celebration ye nta yindi ukwerekana the devil salute, cyangwa se amahembe abiri ya ibilisi.
iyi ngiyi twabonye yuko yatangijwe na mama wa George Bush witwa Barbar, nawe ikimenyetso cye ni kugaragaza the devil salute. Si ibyo gusa bavanywe, hari n'undi mukinnyi nanone wakanyujijeho, uyu nguyu yitwa Ronaldinho Gaucho. Uyu nguyu namu kwerekana ikimenyetso cye mu gutsinda, yerekana ikimenyetso cya the devil salute, yerekana yuko Ibilisi ariwe mana ye cyangwa se ari wamuhaye ubushobozi bwo kuba yatsinda igitego yatsinze. Islam ntabwo ari byo gusa, harimo n'undi mukinnyi nanone, uyu nguyu yitwa Cristiano Ronaldo. Uyu nguyu we iyo yasize igitego bavandimwe ntabwo yerekana devil salute, ahubwo yerekana ikimenyetso cya pyramid, uburyo bwo kwijijisha bavandimwe abantu kugira ngo batamusobanukirwa batamumenya. Iyo yasize igitego hari ukuntu yirukanka agahita asa nkaho atazuye amaguru bavandimwe, bigaragaza yuko arimo kwerekana ikimenyetso cya pyramid uko mujye kubibona kuri iyo foto celebration ya Cristiano Ronaldo. Undi mukinnyi bavandimwe twasorezaho ni umukinnyi witwa Kylian Mbappe. Uyu Kylian Mbappe bavandimwe nawe ni icyamamare cyane, ukirangirire cyane nk'uko mubizi. Uyu nguyu bavandimwe yagerageje nawe kuba muri Freemason, ndetse abantu bamufana bamenye yuko bahisemo inzira yo kujya kwa Ibilisi, kubera yuko nawe akorera Ibilisi ku mugaragaro mu kuyobya abantu, imbaga nyamwinshi y'abantu. Nawe iyo murebye akora, iyo yasize igitego bavandimwe akora mu buryo bwo kwihisha, ariko bavandimwe celebration bavandimwe Islam ni ukwerekana devil salute uko mujye kubireba. Iyo yatsinze igitego celebration ye ni kugaragaza amahembe abiri ya Ibilisi, uko mujye kubera kwa ayo mafoto bavandimwe. Uyu Kylian Mbappe nawe umwe mu bantu basenga Ibilisi, n'ayandi mafoto mujye kuyareba bavandimwe Islam, bose ni abantu basenga Ibilisi ndetse bakanagaragara Ibilisi ku mugaragaro. Bityo bavandimwe Islam, ntabwo twarekera gutyo gusa. Mu gusoza bavandimwe iyi video yacu, ntabwo twabura kwibutsa yuko muri CD zacu cyangwa se muri video zacu zatambutse twabonye yuko aba bahanzi bose twagiye tubona basenga Ibilisi, abenshi bose bavandimwe Islam ni abantu bafite ingeso mbi, bashaka guhindura uko Allah subhanahu wa ta'ala yaremye ikiremwa muntu. Abo bose bavandimwe ni abatinganyi, ariko bavandimwe ntabwo ari bo gusa, ahubwo mujye kureba n'aba bakinnyi bavandimwe ingeso barimo ni ingeso z'ubutinganyi, bigaragaza yuko bavandimwe Islam abo bose ni abantu bakora imirimo yo kurakaza Allah subhanahu wa ta'ala ndetse bashimisha Ibilisi, kubera yuko ari imana yabo ariwe bakorera. Bityo bavandimwe Islam, uwo ari we wese ukunda umupira, inama natanga nuko umupira bavandimwe ni umukino wa Ibilisi. Kuba wajya gukina umupira ukajya gukina nta imyambaro wambaye, utambaye ikabutura igaragaza ubwambure bwawe, cyangwa se utambaye umwambaro wamamaza amwe mu magambo yangwa ntabwo ari haram. Ariko bavandimwe Islam, igihe umupira uzaza ujemo ibyo bintu byose twavuze twahereyeho, ubu icyo gihe umupira uzaba ubaye haram. Bityo bavandimwe Islam, twirinde. Iyi yose ni imitego ya Ibilisi, shayitani wavumwe ushaka kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala ku munsi w'imperuka tuzamugera imbere turi abanyagihombo. Bavandimwe Islam, intego yaje gukora ibi ngibi nta yindi bavandimwe, ni ukugira ngo dutinye Allah subhanahu wa ta'ala, kugira ngo tumenye imwe mu mitego ya Ibilisi, twiyirinde kandi tuzagera imbere Allah subhanahu wa ta'ala turi muri babandi bafite imitima yabo isukuye, cyangwa se imitima yabo ikeye ku munsi w'imperuka. Ikindi bavandimwe Islam, murebe aba bose ni abahanzi, ni abakinnyi barimo kugenda bagaragaza imico itari myiza y'ubutinganyi. Bavandimwe Islam, nimba harimo umukinnyi ukunda, nimba harimo ikipe twavuze maranga ukunda, wakomeza gufana bavandimwe, uramenye ntuzavuge ngo sinigeze nkuburira, kubera yuko wama alayna illa al-balagh. Icyo nashatse gukora no kugira ngo nibutse ngeze ubutumwa. Ariko bavandimwe Islam, turekere mu by'ukuri, tureke gufana imipira, kubera imipira n'ahandi tuganisha usibye muri jahannama.
وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.